ndatanga inama ya kabiri. Iya mbere Pastor Karegeya yayitanze, iravuga ngo abandi nibahemuka wowe ntuzahemuke. Twayumvise neza? Dukomere Imana amashi. Abandi nibahemukira babagiriye neza wowe ntuzamere nkabo. Inama ya kabiri, kubera bya byiza byose navuze n'ibindi naretse kuvuga kuko abantu nyine bo ntashaka kubaheza umwanya wo kuvuga, uzige guca bugufi. Niyo ngiye kuvugaho mu magambo makeya, guca bugufi. Mu gitondo aho twasengeye muri National Prayer Breakfast, masengesho y'igihugu, Perezida yavuze ikintu gitangaje nongeye gutekerezaho kuri ijambo ryo guca bugufi. Yatubwiye ngo uyu mugabane dutuyeho ngurangana nk'urubuto rw'ururo, grain of millet, urubuto rw'ururo nirwo rutoya. Nimushaka dufate igihe dukoresha muri Bibiliya akabuto ka sinapi. Arabisobanura atubwira ngo hari imigabane yindi minini cyane kuruta uyu dutuyeho. Kamvuge mu bisobanuro byanje siko yabivuze. Iyo quoting umuntu uvuga ibyo yavuze kamenya n'ibyo ugiye kuvuga bitari bije ariko bizunganira. Umugabane witwa Jupiter cyangwa Jupiter urutisi inshuro 1,300. Ukurikiraho witwa Pluto uyiruta inshuro 7,000. Ubwo ni mu migabane 9 babonye n'undi wacumeje bundi, ariko iyo ni muri universe cyangwa univers. Hirya y'iyo migabane hari ibintu bitabarika binini, birimo nk'ukwezi, birimo nk'izuba, birimo inyenyeri, birimo asteroide n'ibindi ndashobora kubabwira bitabarika. Niyo mpamvu umugabane wacu ungana nk'aka kana kamanitse ahantu mu busa. Aratubwira ngo kuri uwo mugabane hari ibihugu, kuri uwo mugabane bimwe ni binini ariko nyine muri rwaruro, utundi n'uduhugu dutoya. Hakaba n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, bivuge neza miliyari zigiye kukabakaba 8 none. Tekereza umwe muri abo bantu ngo urishira hejuru, urinde. Uri muto, utuye mu bantu bake bato, mu gihugu gito, ku mugabane muto, muri planete ntoya, ariko hejuru yawe hari Imana ikomeye. Mu yandi magambo ntushobora kwishyira hejuru kubera yuko umuntu yo gushaka kamara icyumweru yagushaka atarakubona. Shira ibirenge hasi. Iyo ni ijambo twese tubwirwa. Shira ibirenge hasi, cya bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana, cya bugufi. Imana ni kuzamura Frank nk'uko yabikora neza. Uzahore wibuka iri banga wahawe n'umubyeyi wawe. Vuga ibintu nka 6 ku guca bugufi soza. Icyambere, abantu ntibazigera bibuka ukuntu umuntu yari akomeye. Ntibaza bibuka ukuntu umuntu akomeye. Ntibaza bibuka protocol ubanza kunyuraho kugira ngo umugereho. Ntibaza bibuka ukuntu kumubona bigoranye, kubona telefone ye bigoranye. Baza bibuka ukuntu wahinduye ubuzima bwabo, kandi ndi wohindura ubuzima bwabo. Ugiri hejuru bari hasi, uri igitangaza bari batoya. Kugira ngo uhindure ubuzima bw'abantu ugomba kumanuka ukabasanga, ukabegera, mukavugana, ukaba umuntu w'abantu nubwo Imana ikuzamura mu bantu. Ico cyumve sinkivuze kuko kitakuranga,
kuko nta muntu ushobora kugira afishe zingana gutya ngo umuhamagara afate telefone ngo aze mu materaniro matoya yo mu mibyizi. Benshi bajya bababwira ngo va mu rusengero uve mu materaniro ube ambira, umere nka ambirazi, uzugenda utabara ahantu bicitse, ahantu bikomeye. Ndiko bari kubwira abantu kamubwira ngo ufite impano ngo siyo kurimba muri korari, ngo uracyarimba muri korari. Yo murapfuye. Umunsi wavuye muri korari, umunsi wavuye mu bana, umunsi watekereje ngo mvuye mu bantu niyo nokomera, urashize. Kubera yuko abantu bo gusigarana nk'ukomeye, Imana ikubara nk'uwapfuye. Abantu bajya babwira ngo urabona ngo umaze gukomera, ngo ntongere kwakira abantu babonetse bose, ngo ukore protokole, ngo bajye bagushaka bakure, ngo nibwo uzakomera. Oya ntuzakomera. Uzakomera mu bantu kuko utekereza ngo niko gukomera, ariko uzabura imbere y'Imana. Imana ndi yaduhamagaye kugira ngo twemeze abantu ko dukomeye, yaraduhamagaye kugira ngo tugaragaze ko duciye bugufi, ariyo yonyine ikomeye mu buzima bwacu. Cyakabiri, mpamvu ngomba guca bugufi nuko ugufite urugendo rurerure rwo kwiga. Alo, uracafite urugendo rurerure rwo kwiga. Isi yose mubona igira urugendo rurerure rwo kwiga. N'ubu ngubu abantu barakibaza ngo se muri iyo migabane hoturwa, buriya amafaranga menshi yari kubafasha abanyafurika kuva mu bukene. Ari mu bushakashatsi buvuga ngo se muri iyo migabane abantu bohatura haba abandi bantu hameze gute, umuntu yohumeka ageze yo umwuka, hari ubundi butunzi tutazi. Ubuzima bwa muntu nubwo kwiga, ubuzima bw'abakristo nubwo kwiga. Imana yakwiyeretse igakingura akaryango gatoya, nuyiguma iruhande iracakwigisha. Hari amapaji ibihumbi n'ibihumbi imbere yawe. Ibi wabonye ni paje ya mbere. Halo, iyi ni paje ya mbere. Iyi ni ijambo ry'ubuhanuzi. Icya gatatu, abantu dukunze gusuzugura niyo maboko buriya dushigikiye. Ibi byarantangaje. Uzi kujya kuri afishe nka 5 bakuvuga, umunsi bwo gushira kuri afishe abantu bakakwitaba nguku bakwitabye, wagera hano abantu bakubekinga bose bakabibimeme, niho womenye uhuriwe. Sibyo sha? Sibyo? Imbaraga zacu siza batubekinga hano. None hari ikibazo, hari ababekinga abandi bo ntibaba beking. Halo, duhindura imitekerereze. Amaboko adushigikiye buriya ntabwo ari aya yacu. Amaboko Imana ikoresha mu mihamagaro yacu, mu murimo tuyikorera, ni amaboko y'abantu. Iyo watangiye kubasuzugura bakagukupira amazi n'umuriro, ni umenyekana. Mu yandi magambo, uwagacira abantu bose Imana iguhuza nabo muri ministeri yawe, kugeza kuri wa muntu w'umuzamu wo hanze, kugeza kuri wa wundi ugucurangira, kugeza kuri wa wundi kwitabira telefone rimwe n'imwe abaye busy. Abo bose wagaciro kangana, kuko niyo maboko azagushigikira muri uru rugendo. Kandi kenshi ntitubimenya. Nigeze gusoma ijambo ry'Imana ahantu umuhanuzi ninde Elisa, umugore yaje aramubwira ngo urabizi ko umugabo wanje yari umuhanuzi, yakoreraga Imana, yarapfuye, amaze gupfa yabaga mu mwenda w'abantu b'abandi, none banyiri myenda baje ngo mbaheza abana kuko nabuze ubwisho. Elisa aramubwira ngo ugende uje mu baturanyi utire ibintu bifatika byose, uze ushiremo amavuta ufite. Umunsi w'Imana iranganiza arambwira ngo iyo uriya mugore yabaga abana n'abandi nabi,
igitangaza cyari kimuciye iruhande, ariko kubera ko yari yarabanye n'abantu neza, atiriye baraza, ababwije ijerekani bararizana, avuze ikibindi barakizana. Bamaze kubizana yabonye ashyira imigisha yiwe. Mu yandi magambo, imigisha yacu iba mu bantu batugotse, iba mu baturanyi bacu, rimwe na rimwe n'abarya twita abanzi bacu. Niyo migisha yacu. Ntuzagire umuntu n'umwe ufata ng'umwanzi, kuko ntuzaho umugisha wawe uzamenera ejo. Alo, komera Imana yawe amashi. Muri iyi minisiteri yo gukorera Imana, na wa wundi mudahuje none, umufate nk'umujama kandi tumubloke, umubwire neza. We never know. Njya mbwira abantu, hari igihe umushumba umuvuga nabi ukaja kwisanga ari ukeneye mu buzima, akawumurinzi uvuga nabi ukaza gusanga ari wo mavuta yose yiwawe yishemo. Hari igihe mu yandi magambo, dufata abantu bose neza, mugirire abantu bose neza uko mushoboye, kurwanya uruhande. Abo ni umugisha Imana yabahaye, kuko ntuzatera imbere udatejwe imbere n'abantu. Nta kindi Imana izagukorera mu isi y'abazima itagikoresheje abantu. Icya kane, impamvu ugomba guca bugufi ni uko iteka hari abantu bazakurusha gukora neza. Hari igihe umuntu yishyira hejuru ukagira ngo hejuru yiwe nta wundi uhababa Imana. Baba we, siwe muvugabutumwa wa mbere muri iki gihugu, siwe muhanuzi wa mbere muri iki gihugu, siwe muririmvyi wa mbere muri iki gihugu, si wowe mupianiste wa mbere muri iki gihugu nzo, sizo? Niba uri n'uwa mbere none, ejo uwa mbere karitoza azaza. Cyumvikanye? Iki gihe naracumvishe cyane. Nta muntu uhora kuri top, nta muntu uhora kuri page, nta muntu uhora ukomeye, kandi nta ukomera ngo arusha abandi bose. Buriya icyo ushoboye ni icyo nyine ushoboye. Hari abashoboye ibintu udashobora gukora na rimwe. Mu yandi magambo, cya bugufi, kuko hari n'abandi baciye bugufi kandi bakora ibyo udashobora gukora. Muri uru rugendo urimo rwa music, ujye wegera aba DJs, wegera aba coaches, wegera abantu bafite expertise muri iyi industry. Nubigenza gutyo uzatera imbere. Icya gatanu, gukomera kwawe kivuge cyane, n'abashumba banyumve cyane. Tigupimirwa kubzo wagezeho, gupimirwa ku ruhare wagize ngo abandi bagere kubzo wagezeho. Gukomera kwawe tigupimirwa kubzo wakoze abandi batarakora, gupimirwa ku buryo ushigikira abandi ngo bakore ibyo uhaye ukora. Gukomera kwawe nyako si ibikorwa ukora wowe, ni ibikorwa Imana igukoresha ukorana n'abandi, ni ibikorwa Imana igukoresha ushoboza abandi kubikora. Nujya kureba umupaseri mwiza, ntuzarebe uzayakora, uzarebe abo yatoje gukora n'ibyo baye bakora. Nujya kureba umuririmbyi mwiza, ntuzarebe indirimbo yasohoye, uzarebe abo yatoje ngo bazisohore. Alo, ngaho abantu bafiriye. Buriya nimuzajya muri abantu bakomeye, mujya mureba ngo se ministeri yabo y'impactiza abantu bangahe. Buriya hari abantu baye ministeri yabo na nyina na se itazarera umuntu ngo abe muzima, kuko yidodeyeho. Hakaba n'abandi Imana yahamagaye irababwira ngo mbaye amahanga, uzabegera wese azaza ari ntacyo ashoboye, ariko nzabashoboresha kumushoboza. Mu yandi magambo, baririmbyi mu nyumve, imbaraga zanyu si ukuririmba, imbaraga zanyu ni ukurera abaririmbyi, imbaraga zanyu ni ukurera impano, imbaraga zanyu ni ukubona abana batoya. Kuko hari igihe umwana muto nka Frank azamuka, abantu bakaba bafata inyundo zo kumanura, yatera bigasa ngaho habaye greve kugira ngo ntitumwikirize. Nuko abantu bajya bapfa benshi bazanye impano
basanga nta bantu bazirera. No mwivuga butumwa nuko bimeze. Mwabyumvise? N'ahandi hose muri domene zose. Shoreje ku ijambo twasomye. Ijambo ryatubwiye ngo sinshobora kuvuga ubutumwa ngo soze ntavuze Yesu, kuko Yesu niwe ubutumwa bwuzurira. Cyumvikanye? Niwe butumwa bwiza. Yesu arimo abwira abigishwa, ababwira amagambo aravuga ngo ico muzasaba cyose mu izina ryanje. Kamvuga ikintu soze. Kubera iki tujya dusaba mu izina rya Yesu? Igisubizo cyoroshe niki? Frank n'abandi bose Imana ihamagaye nta mazina tugira. Nta mazina tugira. Tidufite amazina yofasha imitima y'abantu. Tidufite amazina yobera abantu ibisubizo. Tidufite amazina yahembura abantu. Amazina yose yabo muzi, abakomeye n'aboroheje, ababayeho n'abariho n'abazaza, yabaye magufi, yabaye matoya, ntaco yamarira abantu. Ayo mazina yose iteka iyo yegeraga Imana, Imana yarayagayaga. Haje amazina y'abatambyi, Imana irayagaya. Haza amazina y'abanyamategeko bazitondera, bazi kwitwararika, Imana irayagaya. Haza ibitambo, Imana irabigaya. Haza abakomeye, Imana ibarebye irabagaya. Yavuze amagambo meza avuga ngo iyi Imana yitegereje n'abamarayika izibagaya. Si ubwa mbere ibagaya, niyo bagira n'amagabo aruta y'abantu. Mwibuke ko Satani yari umumarayika ukomeye. Abo bose Imana irabagaya. Umunsi Yesu atunguka aturutse hariya, Yohana ari mu murimo wo kubatiza aravuga ngo nguyu mwana w'intama ukuraho izaha z'abari mu isi. Ariko Yohana yarantangaje. Umuntu yoza afite umusatsi w'ubushwambagara, afite imyenda y'ubushwambagara icikaguritse, afite amenyo yaboze kubera ry'ubuki bw'ubuhura, avuye mu ishamba atari umunyamugi, adafite amaesikoti ari wenyine, akavuga ngo nimwirege ubwami bw'Imana burabegereye, ndi integuza, nimwumva ijwi ry'urangurura mu butayu. Abantu bose bahita baza baramukurikira. Abantu baramubwira ngo urinde we, ko avuga amagambo meza, urinde. Arababwira ngo njyewe uyu mubona ndijwi rirangurura mu butayu. Oya yendubwire neza. Wowe ukomeye gutya, abasirikare baje ko barakubwira ngo dukore iki, abasoresha bikoro baje ko barakubwira ngo yari afite abigishwa, akamubwira ariko suko abantu bajye basubiza baje babagana, vuga ngo uri wa wundi wagombaga kuza, ubirangiriza aho ngaho. Arababwira ngo sindi wa wundi wagombaga kuza, kuko ugomba kuza zaza, nje ndi integuza, ndijwi rirangurura mu butayu. Ngo abona Yesu araje, aravuga ngo rero, baramubwira ngo none kwaje hayabatiza, nawe ko duhaye tubona hayabatiza. Nyuma yo kumubatiza kwaye batiza abantu wa wundi, biravuga ngo si wabatizaga ngo ariko nabigishwe babatizaga. Arababwira ngo uwagomba gukuzwa njewe ngashirwa hasi. Akomeje kuza aravuga ngo umugena sanga niwe mukwe. Izo ni ingero zo guca bugufi. Imana ni kuzamura, Imana ni guheza ikamba, ujye uryambura uryambika Imana. Imana ni gutiza izina, ujye uvuga ngo iri sina si iryanjye, singwiriye rino zina, iri ni izina ry'Imana. Ntabwo ari njyewe uririmba mugafatwa, ntabwo ari njyewe uririmba mugakira amadayimoni, ntabwo ari njyewe ubwiriza abantu bagakira indwara, ahubwo ni Kristo umwana w'Imana. Reka tumukomera amashyi uwo mwami w'abantu. Tujya dusenga mu izina rya Yesu, kuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru, mu ijuru no munsi y'isi. Niryo ryonyine abantu bakirizwamo,
niryo ryonyine tubonera mu bugingo, niryo ryonyine rikomeye. Mu yandi magambo, Imana yabuze amazina mu bantu, yishakira izina, izana Yesu. Iravuga ngo icyo muzasaba mu izina rya Yesu. Iyo twavuze mu mazina yacu, ukivuga izina ryawe, ijuru riza risesemuka, rikibuka ubuzima ubayemo. Rero bamwe harabafasha abapasiteri k'ibitangaza, bafasha abahanuzi k'ibitangaza, bafasha abaririmbyi n'abahanzi k'ibitangaza. Ayo mazina muyashize hasi, muzamura izina ry'Uwiteka. Izina Yesu niryo zina ryonyine ryemewe. Iryo zina niturigenderamo, niryo ryonyine riri perfect, niryo ryonyine riduhuza n'Imana, niryo ritugabiza impano, niryo rikingura ijuru tukinjira. Iryo zina niyo password nguhaye, izina Yesu. Icyubahiro cyose, password Yesu. Amasi yose bagukomera, upfukame Yesu. Isengesho wakwatura rikomeye, uvuge ngo ni Yesu wabikoze, ntabwo ari jewe. Mu yandi magambo, nubigenza gutyo, ibyo uzasaba byose muri ubu buzima uzabibona. Ndashima soma amazina nihuta, kuko ntushaka kubigira birebire, byoba birebire twotinda. Ariko munyemerere uwo ngenda mvuga aha, zogenda mushimira ku giti ciwe, mfite umwanya uhagije. Amen. Muri rusange nshimiye abantu bose banyitabye uyu mugoroba. Ibintu mukoreye aha n'abantu nabonye aha, ntago numvaga ko mfite ibiro n'imbaraga zoterura abantu bangana gutya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Kandi munkoreye n'undi wese uzabatumira muzamwitabe. Amen. Ikindi cha kabiri nihuse, ndashimira Bishop na mama Bishop. Nta muntu wigeze unyicaza ngo anyemvite nze muri iri torero. Za bwa mbere, umunsi wa mbere ndirimba, naririmbye mu cyumba cy'amasengesho cy'abanaziri, nibo bantu nagiyemo mbere. Ntangira kuza nisede kano ndirimba kubera ko numvaga ari ibintu mfitemo umuhamagaro. Naje muri iri torero kubera umugisha narigiriyemo mbere yuko banyakira. Nagize umugisha numva ku mutima unyemeza ngomba kuza, baranyakira nk'umwana w'imfura, bakambaza uko nabyutse. Mu minsi ishize, mu mezi nk'abiri, murambabarira ngiye gusoza, nagize ikibazo gikomeye gikomeretsa umutima wanje urahika, numva ko ibyiringiro bishize. Abantu bambaye hafi ni Bishop na mama Bishop twicaranye inshuro nyinshi tuganira, kanyandikira umunsi ku wundi. Mama Bishop nuko nguko navuga ibintu byinshi, ariko Imana ibaho umugisha. Ndumva nta mbaraga zo kuvuga ibintu byinshi mfite, sinobishobora. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira itorero rya Foursquare ryemeye kunyakira, mukandega amatwi, nkaririmba nkabona muranezerewe, mukanshigikira, mukansengera, mukamfasha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabivuga nihuta, mubyumve gutyo bimeze. Ndashimira Revera na Madamu. Revera ni usibye kuba ari umushumba no kuba inshuti, no kuba umubyeyi, ni inshuti yanjye ya bugufi cyane. Revera tuba tuganira nk'abantu bangana, tuba tuganira nk'abantu bavukana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, Imana ikubwirire neza kandi ikwagure. Ndagenda nsoma amazina. Ndashimira timu y'abayumbe. Perezida w'abayumbe ntari hano, ariko nkorera mu kiyumbe cyane, nibo mbamo nanje mbabamo. Iyo numva nashiriwe imbaraga zisa n'izigiye kurangira, nza ninyegeza ahantu hari abayumbe tugasenga, nkumva nshubijwemo imbaraga bakansengera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, abatari hano mubabwire.
ndashimira upendo. Umunsi wa mbere ndirimba hano Jacques yansanze tukiri muri rwa rusengero rwa mbere hano hanze, arambwira ngo nze muri upendo, ndamwemerera baramfasha. Ariko ikintu kimwe mbashimira, ndi mu bantu bashaka kuba baba muri ministeri nyinshi cyane. Ndi hano mu rusengero, ndi muri upendo, ndi mu banaziri, hagira niyanje ku giti canje, ariko ntibigeze na rimwe bambangamira. Bamfashe ukuboko baranyakira, ico gihe narinje baranzamura ngeze ku rwego ndiho. Imana mu ijuru ibaha umugisha kandi nanjye ndabakunda cyane. Ndashimira Joyous Melody, ndabakunda cyane, baba ku mutima wanjye. Nibo bantu twabanaga umunsi kundi hano. Kuzamuka no gutera imbere kwanje kuri aka gatuti Bishop yabivuze, nuko nari mfite backup mu mugongo, mfite abantu bamfasha, barandeze, barankuza. Amagambo menshi ntuvuga, ariko Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane cyane. Ndashimira abanaziri, Bishop yavuze ngo nta muntu ukunda abana bose kimwe. Abanaziri bamba ku mutima kurusha izindi, wenda ntimubyumve nabi, nuko ariho natangiriye nkigera hano. Nibo bantu bampaye indirimbo bwa mbere kuri aka gatuti, baramfata bamfata ukuboko. Ndabakunda, njya mbibabwira, sinkunda umuntu uvuga abanaziri nabi, sinkunda umuntu wotunga abanaziri ukuboko. Najyaga nemera ngakora, nkagera ku munota wa nyuma numva imbaraga zanje zishize. Ababyeyi barabizi, bakambwira ryama uruhuke. Harwaragurika za malariya z'umunaniro kubera gukunda abanaziri. Ndabakunda kandi ndahari ku bwanyu, ndahari ku bwanyu. Igihe cyose muzongenera muzombona. Imana ibahe umugisha. Mwihangane ndasoje. Ndashimira abacuranzi uhereye kuri Nzungu inshuti yanjye, Musabwa twarazamukanye, ba Trezoro n'abandi ba Samu, ba Clovis. Abacuranzi mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, n'abantu bamfasha muri ministeri zanjye za buri munsi. Ndashimira social media, aba bantu baba cameraman mubona hano. Mu by'ukuri abantu batadukurikiye bari hano bari hanze, batubonye kubera bino byuma. Mukora umurimo mwiza, Imana ibahe umugisha. By'umwihariko ndashimira Chris, babivuze, n'umudamu wiwe Joy, meze nk'umwana wabo. Chris ari mu bantu bazamuye, bamfata ukuboko kuri channel nasanze kuzigeze kure, aramfata. Abantu baratumenya, abantu baradufasha, dukorana umunsi kundi. Imana mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira abantu badukurikirana online bari hanze y'iki gihugu, baramfashije mu buryo bwose bushoboka. Sino bavuga mu mazina bose, ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndasoje, ndashimira abantu bose nabo ntavuze mu mazina bose. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ijambo rya nyuma nasorezaho gushimira ababyeyi banje Imana yampaye. Murakoze, myihanganire. Abantu wende benshi barabizi, ababyeyi bambyara mu maraso ntabwo baba muri iki gihugu, baba mu Burundi. Bose karabizi kuva umunsi ngera hano muri Kigali, barabyitwara banagikaunza n'ubundi baturera. Nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza, ariko ntafite ahantu ho kuba.
hano ubushobozi icyo gihe nakabonye bwo kuba no kuyishurira inzu mbose karabizi nabanje no kubigerageza ndashakisha mbura uburyo mbaho mbonye uburyo niga ishuri hano iyereka kaminuza ariko mbura ahantu naba zajya naha byari bigoye Bakariza aramamagara turabonana turaganira barambwira tukeneye kugufasha ngwino mu rugo kuva 2017 kugeza n'uyu munsi nihomba uyu munsi wa none nzabashimira kandi nzabitura zitura abana babo ni ku mutima wanje wanyemeje zitura abana babo kuko nabo bangiriye neza kuva 2017 baramfata kugeza none nari umurwayi icyo gihe nari ngoranye cyane ndababizi barabizi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mama Kariza nta munsi nigeze mbona uko ni ukuri ngiye kuvuga ndi ku gatuti nta munsi nigeze mbona ndeba nabi mu maso nta munsi n'umwe yigeze ambwira ijambo ribi uko ni ukuri kw'abakristo nta munsi n'umwe nigeze numva n'amakuru basi hanze ko yigeze anyinuba icyo gihe nari mfite ikibazo kingana gutyo baramfasha igihe kigeze mbonye amafaranga nicaza papa Kariza ndamubwira ati harageze none naje Imana ngiriye neza nabonye ubuntu reka nshaka inzu mbemo asiga nanjye kuko nari ntangiye gukora muri ministeri nta ntinze mujya mubona abantu benshi dukunda gukorana ngataha ibicuku ngatanga saa 8 saa 7 bitewe naho mvuye nkaja hanze y'ibihugu nkagira gute bene ibyo bintu njya naha saa 8 ngahamagara bakankingurira hinjira nkaryama kaza kambaza Makariza wariye abwira nariye naba nariye akabwira umukozi genda mu gikoni uje gucumbira Frank hagararye arye abone kuryama ava mu rugo mu gitondo bamaze guteka ndiye sasa nkaza nkarya nijoro nkarya Imana yo mwishuri baho mugisha papa Kariza icyo gihe arambwira ngo ntago ushobora kuva muri uru rugo ntago byakunda bafashe inzu bampa icyumba cyanjye kirimo ibintu byose bikenerwa ibintu byose bibaho bikenewe bampa icyumba arambwira ngo uzovemo hano ushatse ugiye gushaka ubwubatse ugiye mu rugo rwawe aricyo gihe uzasokera Imana yo mw'ijuru baho umugisha ndabakunda navuga byinshi ariko abantu bose Imana ibaho umugisha rero Imana ibagirire neza tugiye kuririmba ndaza kuririmbana n'indi ndirimbo imwe n'abanaziri hanyuma muri urwo rugendo rwose nakoze kugeza none mu by'ukuri nandikirwa n'abantu benshi nk'uko mwene data yabivuze kuri Instagram, Facebook na WhatsApp njya ngerageza gusubiza njya ngerageza uko nshoboye hari igihe waba waranyandikira 1 2 3 ntumbone ukamamagara 1 2 3 ntumbone nk'uko mwene data byagenze cyangwa tugakusanya mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bitandukanye umuntu wese uhereye iyi ni intangiriro navuga ya ministeri yanjye yubakitse bifite imbaraga umuntu wese muri urwo rugendo rwanje rwo kwiyubaka byabitaragenze neza ambabarire ndabohotse ku mutima Bwana sifiwe iri aho ngaho ndashimira abaririmbyi bagenzi banje bawushipurida cyane kasabe David aze hano naje David umunsi w'ubukwe bwiwe nzamuhereza inka